kandi Imana ikambwira ngo abantu nibasenge kuko aka kagezi ko kuri social media Imana yari yasigaye je ngo abantu bajya bumva ubutumwa bwiza nibasenge cyane kuko nako Satani akagabye bitero ngo karwamwe nibasenge muri muntu wese atungwe abika amazi azamutunga mu gihe cyo kugorwa yambara imbaraga z'Uwiteka Imana mwijabwa icwenye ikindi kikora cyewe haleluya 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 Imana inyeretse uyu mumama afite ikibazo cy'urwego umutwe udakira ariko Uwiteka amukozeho akira gukira Imana inyeretse nanone iyi famille ifite umwana bafite abana haleluya bafite abana ariko ari mu mwana urwaye baramuvuje ahantu hose n'abatageze ariko Uwiteka arambwe ngo arabibutse Imana mwijabwa icubahiro haleluya 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 Imana mwijishimwe cyane haleluya Imana mwijishimwe cyane haleluya amina lele boze konse kontamo Imana mwijishimwe cyane Imana inyeretse uyu mumama nanone yicwa n'inzara igihe kinini inzara yayo kwecane urayizi inzara yaranyishe we inzara yaranyishe nagiye kuvuga ubutumwa mu itorero rya Methodiste ndagenda nagiye n'amaguru nari ndi ibiryo byo muri puberi kubera kubura iryo kurya ndagenda mvuga ubutumwa ndagaruka nje njya kureba muri puberi aho ibyo kurya nari naraye ndiye n'abakire bari batayemo igitoki none cyaki kwa kundi bagura igitoki bagatinda kugiteka kigashya bari bagitayemo rero nari nari imeneke yaco bucya njya kuvuga ubutumwa mvuye kuvuga ubutumwa sanga puberi igitoki yagitwaye ndarira cyane ndarira muri ugo kurira noneho Imana yagenda itegeka umwana w'umukobwa ahantu iramubwira ngo ufata isahani shiraho amakaroni shiraho ifiriti shiraho umuceri n'ibishyimbo n'inyama yongeraho n'isupu aranzanira za ntoke zavuye gukora mu puberi nahise ndya ngejera hagati nibuka ko ntasenze kubera inzara navuye kuvuga ubutumwa rimwe navuye kuvuga ubutumwa umugore wanjye atwite nkodesha n'ubu ndacyakodesha ariko imazi amenzo noneho birangije sanga nyirinzu icyo gihe yakwiyeho urugi icyo gihe nari mfite amafaranga 50 mu mufuka ndagenda ngura supadipi ndazanye itoba mu mazi meza umudamu Imana irangije haleluya 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 naho ngaho numvijwe ry'Uwiteka Imana ngo nzakugira neza haleluya haleluya impamvu ndamvuzaga kandi najya ngo numve ko nanjye inzara nyize rero n'uyu mumama yitwa n'inzara igihe kinini ariko Imana imutabaje imyaka 2 imutabaye akirya rero ahise arwara diabete uyu mumama Imana iramunyeretse akibona ibiryo amazi imyaka 2 abonye ibiryo ahise arwara diabete Imana tujye neza yavuye ku mavuta yavuye ku isukari umunyu ngo ntagomba kurebaho reka nkubwire Bibiliya ngo igiti kitaratewe n'Uwiteka datarakiranduye niwakire gukira diabete akire gutabarwa n'Uwiteka Imana akire kwengerwa n'Uwiteka Imana haleluya 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 Imana yese umwana w'umuhungu w'imyaka 7 Satani aciye umugongo uyu mwana w'umuhungu mbonye Imana imukozeho Imana imuhaye ubuzima haleluya 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 Imana mwijishimwe cyane leboze kote Imana nanone inyeretse umuntu ufite ikibazo cy'imitsi n'undi ufite ikibazo cy'amagufa murya cyane uyu muntu Imana imukozeho izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icubahiro Mana ndagushimiye haleluya Imana ishimwe Imana mwijabwe icubahiro Imana gira neza Imana itangaje imatabara Imana mva gusenga Imana murengeze Imana gira neza Imana denduka urera mwami uramutabazi ngushimiye ko uje gukora kandi ukire neza ubwoko bwawe baguhungiyeho urakoze kubikoze urakoze kwindura amateka urakoze kurwanira ubwoko bwawe Mana yera shoboza abantu kwihana mu izina rya Yesu Kristo kandi bari bacitse intege kubwa amasezerano kubwibazo wongera bagarukeho ububake uri Mana nziza igira neza mu izina rya Yesu mbisabye amen Imana igumugisha ku butumwa bwiza burimo kandi
n'ubuhumuriza abantu Imana ikunyuje mu kugira ngo ubugeze ku bantu. Imana igumishe kandi mushumba ikomeze kubagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyakiriye. Amen. Tujya tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo none mbere ko nkureka ngo ugende umanze wongere wibutse abantu nimero yawe. Hari abacikanywe cyaje twayivuze mbere, ariko hari uwacikanywe. Nimero yawe none? Nimero yanjye 07 88 66 77 20. Amen. Amen. Imana igumugisha, reka dusubikire ikiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi, tuzasubukura ubutaha. Murakoze cyane. Dushimiye umuntu wese kandi wabanye natwe, kandi dushimiye umuntu wese ubutumwa bwose twatanze bwanyuzeho. Imana imumugisha kandi hahirwa abumva bakumvira. Tuzasubira ubutaha, ibiganiro byacu bigenda akagaruka. Ciao ciao. Bagiye guhigura imihigo bitagishobotse, abantu bashaka Uwiteka Imana, abantu nibegera Imana basenga, abantu nibegera Imana basenga. Uwiteka azabajya neza, Uwiteka azabarwanira, Uwiteka azabatabara, Uwiteka ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya itwereka amakuru y'umurwa witwa Nineve, begeze batumwaho n'umuhanuzi Yona ngo agende babwire yuko hagiye kuzarimbuka. Imana tujye neza, ngo ariko bacyumva ubutumwa bafata iminsi 3, haleluya, yo gusenga batakambira Imana, banginga Imana, barabihana ibyaha byabo. Bamaze kwihana, Uwiteka aragaruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze agaragara nk'urupfu, Uwiteka asimbuza ubuzima. Haleluya. Cyo nkundira Imana, iyo abantu bagarutse Imana iragaruka, iyo abantu bihanye Imana irababarira, iyo bagarutse irabagarukira. Bibiliya ivuga ngo iki? Niwakora ibishimwa mu bigabo uzaba nk'akanwa k'Uwiteka Imana, kandi niwagaruka nzakugarura. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikabwiye Yeremiya, ururimi rwose ruzakuburanya uzarutsinda. Mashimwe cyane. Kandi ibyo gusa, nzagukiza amaboko y'ibiteye ubwoba. Hari abantu Imana irengeye, hari abantu Imana irengeye, hari abantu Imana tabaye, hari abantu Imana vangiye gisuzugura, hari abantu Imana ngiye kuremera ubuzima, hari abantu Imana ngiye kuremera ubuzima, hari abantu Imana ngiye kuremera ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu ngiye kuremera ubuzima, bubasha Uwiteka Imana, barindira Imana, bagendanye n'Uwiteka Imana. Imana ambwe ngo hari andi mahirwe bazaniye, hari amahirwe ya kabiri Imana izanye, hari amahirwe ya kabiri Imana izanye. Uwiteka ahimbazwe. Amen. Amen. Imana igumugisha. Amen. Imana igumugisha. Sinzi nimba ubutumwa uburangi ubushoje, ariko ari akindi waba cyeguze kikwisobwe, twago umwanya ukagitambutsa tukajya tugana no ku musozo. Ntacyo keretse umuntu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Keretse umuntu wagoze agiye mu bihugu bya kure, yagira mu gihugu cya Malawi akakwamira, kugaruka iwabo biranga, no kujya yaragiye biranga. None yabuze tiki yamugarura, niko Imana ngiye. Hari Uwiteka atanze uburyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Aciye inzira. Haleluya, haleluya. Imana imucina inzira. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yabwe icyubahiro. Harimo abantu bari kwitotombera Imana kubw'amasezerano. Haleluya. Uwiteka yaravuze ngo ntabwo azajya yicuza ku mwana w'umuntu, icyo avuze kugikora azagikora. Imana yabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Reka mbwira umuntu hora babazwa mu nda, Uwiteka ndabona mukoraho. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbwira umuntu witwa Janine uri mu gihugu cya Zambia, arababaye cyane. Imana ishimwe cyane, ababajwe n'uburwayi, ariko mbonye Imana imukoraho. Imana iramurengeye, Imana imwijabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana intumye kuri uyu mumama, urugo rwe rwarasenyutse, Satani niwe waruseye, ntabwo ari Imana. Nasenga afata ibihe byo gusenga, yegera Uwiteka. Nubwo yasenyutse, Uwiteka ajye kongera kumwubaka, ajye kongera kumusana. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi Imana ikambwira ngo abantu nibasenga, kuko aka kagezi ko kuri social media Imana yari yasigaye ngo abantu bajya bumva ubutumwa bwiza, nibasenga cyane, kuko nako Satani akagabye bitero ngo karwamwe. Nibasenge, buri muntu wese atungwe, abika amazi azamutunga mu gihe cyo kuborwa, yambara imbaraga z'Uwiteka Imana. Imana imwijabwe icyubahiro. Ikindi kikurikiwe, haleluya, haleluya, haleluya. Imana inyeretse uyu mumama afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe udakira.
ariko Uwiteka amukozeho akira gukira. Imana yeretse nanone iyi famiye ifite umwana, bafite abana, aleluya, bafite abana, ariko ari mu mwana urwaye, baramuvuje ahantu hose n'abatageze, ariko Uwiteka arambwiye ngo arabibutse. Imana mwijuru yabwa icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana mwijuru shimwe cyane. Haleluya. Imana mwijuru shimwe cyane. Haleluya. Amina. Lele boze konse kontamo. Imana mwijuru shimwe cyane. Imana inyeretse, inyeretse. Uyu mumama nanone yicwa n'inzara igihe kinini. Inzara yayo kwicana urayizi. Inzara yaranyishe. Inzara yaranyishe we. Inzara yaranyishe nagiye kuvuga ubutumwa. Nagiye kuvuga ubutumwa mu itorero rya Methodiste. Ndagenda nagiye n'amaguru. Nari ndi ibiryo byo muri puberi kubera kubura iryo kurya. Ndagenda mvuga ubutumwa ndagaruka. Nje njya kureba muri puberi aho ibyo kurya naraye ndiye. N'abakire bari batayemo igitoki. None cyaki kwa kundi bagura igitoki bagatinda kugiteka kigashya. Bari bagitayemo. Rero nani nari imeneke yaco bucya njya kuvuga ubutumwa. Mvuye kuvuga ubutumwa sanga puberi igitoki yagitwaye. Ndarira cyane. Ndarira. Murugo kurira. Noneho Imana iragenda itegeka umwana w'umukobwa ahantu. Iramubwira ngo ufate isahani, shiraho amakaroni, shiraho ifiriti, shiraho umuceri n'ibishyimbo n'inyama, yongeraho n'isupu, aranzanira. Za ntoke zavuye gukora mu puberi nahise ndya ngejira hagati, nibuka ko ntasenze kubera inzara. Navuye kuvuga ubutumwa rimwe, navuye kuvuga ubutumwa, umugore wanjye atwite, nkodesha n'ubu ndacyakodesha ariko imazi amenzo. Noneho birangije sanga nyirinzu icyo gihe yakwiyeho urugi. Icyo gihe nari mfite amafaranga 50 mu mufuka. Ndagenda ngura supadipi, ndazanye itobo mu mazi meza umudamu. Imana irangije. Haleluya, haleluya, haleluya. Naho ngaho numvijwe by'Uwiteka Imana ngo nzakugira neza. Haleluya, haleluya. Impamvu ndamvuzaga kandi najya ngo numve ko nanjye inzara nyize. Rero n'uyu mumama yicwa n'inzara igihe kinini, ariko Imana imutabaje imyaka 2 imutabaye. Akirya rero ahise arwara diabete. Uyu mumama Imana iramunyiritse. Imana iramunyiritse. Akibona ibiryo, amaze imyaka 2 abonye ibiryo, ahise arwara diabete. Imana tujye neza. Yavuye ku mavuta, yavuye ku isukari, umunyu ngo ntagomba kurebaho. Reka nkubwire, Bibiliya ngo igiti kitaratewe n'Uwiteka datarakiranduye niwakire gukira diabete, akire gutabarwa n'Uwiteka Imana, akire kwengerwa n'Uwiteka Imana. Haleluya. Amina. Haleluya, haleluya. Imana yese umwana w'umuhungu w'imyaka 7, Satani aciye umugongo. Uyu mwana w'umuhungu mbonye Imana imukozeho, Imana imuhaye ubuzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana mwijishimwe cyane. Leboze kote Imana nanone inyeretse umuntu ufite ikibazo cy'imitsi n'undi ufite ikibazo cy'amagufa murya cyane. Uyu muntu Imana imukozeho. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icubahiro. Mana ndagushimiye. Haleluya. Imana ishimwe. Imana mwijabwe icubahiro. Imana gira neza. Imana itangaje matabara. Imana mva gusenga. Imana murengeze. Imana gira neza. Imana denduka. Urera mwami. Uramutabazi. Ngushimiye ko uje gukora kandi ukire n'izubwoko bwawe baguhungiyeho. Urakoze kubikoze, urakoze kwindura amateka, urakoze kurwanira ubwoko bwawe. Mana yera, shoboza abantu kwihana mu izina rya Yesu Kristo, kandi bari bacitse intege kubwa amasezerano kubwibazo wongera bagarukeho ububake. Uri Mana nziza igira neza, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Imana igumugisha ku butumwa bwiza burimo kandi n'ubuhumuriza abantu. Imana ikunyuje mu kugira ngo ubugeze ku bantu. Imana igumugisha kandi mushumba ikomeze kubagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyakiriye. Amen. Tugiye tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndagira ngo none mbere ko nkureka ngo ugende umanze wongere wibutse abantu nimero yawe. Hari abacikanywe cyaje twayivuze mbere, ariko hari uwacikanywe. Nimero yawe nanone? Nimero yanjye 07 88 66 47 20. Amen. Amen. Imana igumugisha. Reka dusubikire ikiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi, tuzasubukura ubutaha. Murakoze cyane. Dushimiye umuntu wese kandi wabanye natwe, kandi dushimiye umuntu wese ubutumwa bwose twatanze bwanyuzeho. Imana imumugisha kandi
hahirwa abumva bakumvira. Tuzasubira ubutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.